Menya amwe mu mateka atangaje y'umugabo witwa Nikola Tesla. Sasa mu by'ukuri rero Tesla abantu benshi baramwumvishe. Sasa mu by'ukuri rero menya amateka ya Nikola Tesla wagize uruhare mu kuba nyine dufite umuriro w'amashanyarazi mu ngo zacu uyu munsi. Sasa mu by'ukuri rero iyo uri gukoresha amashanyarazi ucana amatara, usharija mudasobwa, telefoni n'ibindi, ujye utekereza ku bantu nyine batumye ibi tubigeraho. Sasa mu by'ukuri umwe muri bo ni Nikola Tesla ufatwa nyine nk'uwatumye nyine umuriro uhindagurika nyine cyo bita AC alternating current. Sasa by'ukuri rero tuwumenya nyine ndetse n'uburyo bwo gutwara nyine umuriro cyo bita ni electricity supply system. Nikola Tesla rero yavutse tariki ya 10 kwa Nyakanga mu mwaka w'igihumbi 1856 mu gihugu cya Serbia. Yakuze ari umwana nyine w'umuhanga yakuze umwana w'umuhanga cyane ko umwe nyine mu barimu yavuga ko Nikola Tesla yakoraga imibare izwi nka integral yo mu mutwe ndetse n'indi mibare igoye. Gusa rero Tesla yaje nyine gukunda ibintu bijyanye n'ubugenge cyane amashanyarazi ndetse atangira gushaka nyine kubimenya kurusha. No kuvuga ngo rero yiga mu mwaka wa 2 wa kaminuza yaje nyine gutangira kuba ikirara, ava mu ishuri arangije nyine kaminuza atangiza nyine kuzajya yikinira urusimbi. Ariko nyuma yaje nyine gusaba akazi mu ruganda aho nyine yahembwaga amadolari 2, akomeza gukora nyine agaragaza impano ikomeye yo guhimba utuntu tugiye dutandukanye. Sasa mbikuri rero umugabo witwa ngo ni Tivadari Perskas, bimvikana Perskas yafashije nyine Tesla kuzamura impano ye aho nyine yamujyanye bimvikana aho yamujyanye mu gukora mu ruganda rwa telegraph, aho Tesla rero yakoraga nk'ukuriye nyine amashanyarazi muri urwo ruganda. Aha rero nyuma byaje nyine no gufasha nyine Tesla kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora mu ruganda rwa Thomas Edison. Uyu rero yakoraga nyine ibijyanye n'amashanyarazi adahindagurika ya DC direct current. No kuvuga ngo rero ahangaha rero niho Tesla yatangiye nyine guteza cyangwa gutekereza nyine kubijyanye no gukoresha umuriro aho AC aho nyine gukoresha DC. Uyu rero Tesla yakoze nyine amatara azajya nyine akoreshwa mu mihanda, ariko nyine haba ikibazo cyo kuyasa cyo nyine yasabaga umuriro mwinshi cyane kandi aho nyine mu ruganda rwa Edison bakoreshaga nyine umuriro muke wa DC. Ibi rero byatumye aya matara ya Tesla atemerwa. Mu by'ukuri nyuma byaje rero no kurangira nyine avuye muri uruganda. Bikavuga ko rero Tesla nyine yavuye muri uruganda rwa Edison aha nyine ahuye nawe ishuro 2 gusa. Mu by'ukuri rero Tesla nibwo nyine yatangiye rero gukorera cyase gukora aya matara ndetse ari nabyo nyine yatangiye nyine gukora kubijyanye na AC. Urugero nkaho nyine yakoze moteri ikoresha umuriro wa AC bimikana yamenyekaye cyane nka induction motor. Mu by'ukuri rero ahangaha rero hakoreshwaga nyine magnetic field, ingufu za rukuruzi mu guha nyine moteri imbaraga zo kwikaraga. Sasa mu by'ukuri rero Tesla yagiye nyine avumbura byinshi bitandukanye, nkaho yavumbuye icyitwa ngo ni Tesla coil, anakora rero uburyo nyine bwo gutwara umuriro wa AC ahantu hari aho nyine muri icyo gihe nyine yahanganaga rero na Edison we wakoreshaga nyine DC mu gutwara nyine umuriro aba ahantu hari. Sasa mu by'ukuri rero Tesla ari no mu batumye nyine central hydroelectric ya Niagara Fall, aho nyine hakoreshwaga nyine amazi afite ingufu mu gukora nyine umuriro wa AC ibaho gutyo rero. Sasa by'ukuri rero no kuvuga ngo bivuga ko rero Tesla yaryamaga nyine amasaha 2 gusa usibye ne ku cyumweru no mu gihe nyine cy'ibiruhuko. Akaba kandi bimukana akaba ikindi kandi akaba yaramenyekanye cyane kubera teorize nyine zavugaga kubijyanye n'ukuntu nyine umuriro wagenda nyine mu mwuka mu mwaka w'igihumbi 1909 rero birumvikana yaravuze ati mu by'ukuri vuba hangaha amajwi araba nyine agenda mu muyaga, bitume rero buri wese nyine yakoresha igikoresho cye cy'itumanaho. No kuvuga ngo rero twavuga byinshi rero twavuga byinshi kuri uyu mugabo, gusa nyine byari ukugira ngo tumuvugeho kuri iyi tariki. Sasa mu by'ukuri yavugiye ko burya ngo yakoze byinshi cyane gusa
igitangaje nuko nyine byinshi yakoze byitiriwe abandi, koko burya yagiye abikora ari mu nganda zabo, ariko nyine ntitwabura kuvuga ko nyine hari abaha nyine agaciro ibyo yakoze. Uwo bita rero Elon Musk, birumvikana uwo bita Elon Musk yakoze uruganda arumwitira n'uruganda rwitwa Tesla Motors, kuko nyine imodoka za Tesla zikoresha nyine induction motor cyangwa se bitwa principle ya Nikola Tesla cyangwa se principe ya Nikola Tesla. Tesla rero birumvikana yapfuye mu mwaka w'1943. By'ukuri sasa mbikuri nimba ukunda uyu mugabo, arakunze uyu mugabo witwa Nikola Tesla, ndumva ugerageje gusobanukirwa byinshi bijyanye n'ubuzima bwe n'ibintu byinshi yagerageje kuvumbura. By'ukuri sasa rero reka mbashimire guseka nkubwiye ko Nikola Tesla yavumbuye ibintu byinshi bitandukanye, akaba ari icyamamare mu bintu byinshi bitandukanye. Muri kwero ndagushimiye, ngaho ugira amahoro ya Nyagasani.